Umuhuza YASIPI TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese, mwebwe mwakoze subscribe namwe mutarayikora ndabibutsa kuyikora, kandi iyo ukoraho kuko hari abantu bareba ikiganiro kikarangira ngo bataramenya ibyo bya subscribe, ukanda hariya h'umukara handitseho amagambo kari ku ruhande kabanditsemo ni umweru ariko urimo amagambo yandikishije umukara, iyo ukiritseho haza inzogera, ubwo rero uba ubaye umunyamuryango w'umuhuza YASIPI TV, ubaye inshuti y'umuhuza YASIPI TV. Hanyuma rero icyo gihe ibiganiro byose dukoze uhita ubibona direct, ikiganiro dukoze kigisohoka uhita ukibona. Mwe mwayikoze rero turabashimiye by'umwihariko, kandi n'abatarabikora turababwira ati nibabyibuke babikore kugira ngo bajye bakunda kudukurikirana hano ku muhuza YASIPI TV. Hanyuma tugiye kuganira ku magambo Yesu yavuze ubwe agiye kujya mu ijuru. Ni amagambo Yesu yavuze agiye mu ijuru, igihe cye cyari cyegereje, igihe cyo gutaha kwe cyari kigeze. Rero aya magambo tugiye gusoma ni amagambo ari mu bwenge bwinshi, arimo byinshi, ndifuza ko mwanyemerera ntimurambirwe kuyumva, kuko ni amagambo arimo Imana n'Umwuka Wera. Kandi mbabwire ngo ntabwo ndi intyoza, sinzi kuvuga iby'Imana cyane, nta nubwo mbisobanukiwe cyane. Uko muzajya mubibona nyine mujye mubifata uko ibirenzaho Umwuka ajye abasobanurira. Rero reka tubanze dusenge. Mana uri mwiza, turagushimye, tugushimiye ijambo ryawe ryiza ko ryatuzuye twari dupfuye, tugushimiye umugambi dufiteho, tugushimiye ko utugiriye neza tukaba tukiri bazima duhumeka umwuka w'abazima. Hari benshi batakiriho, si uko twebwe turiho twasenze cyane kurusha abandi, si nuko twakiranutse birenze uko abandi bagukoreye, ntabwo ari imirimo myiza twakoze iruta iy'abandi, ahubwo ni uko dufiteho umugambi. Si nuko n'abatashye utari ubafiteho, ariko waraturinze, icyubahiro ni ikibi cyawe. Rero dusengeye abantu bose bari ku muhuza YASIPI TV bagiye kumva ijambo ryawe, abari mu Rwanda, hanze yarwo, mu mirenge, mu tugari, abo bose ijambo ryawe ribagereho kandi ribazure, kuko Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe naribitse ku mutima wanjye. Reka natwe ijambo ryawe turibika ku mutima, turyinjire mu gutwi kumwe ngo risohokere mu kundi, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishime cyane, dushima Imana ko yaduhaye imvura, muri iyi minsi dufite imvura nyinshi, rero turabishimira Imana ko tuzahinga tukeza maze ubuzima bugakomeza. Ni Yohana ibice 14 umurongo wa 18, haravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Haleluya! Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda utari Sikoriyota aramubaza ati, Databuja, bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereke ab'isi? Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondere ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvishe si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Imana ihabwe icyubahiro. Ni amagambo Yesu we yavuze, aravuga ngo simbasiga nk'imfubyi. Ni ngo iki ni igihe Yesu yari agiye kugenda, igihe cye cyari gisohoye,
ibyahanuwe bigomba gusohora. Murabizi ko uyu mwana w'Imana yaje ari kuri misiyo y'Imana. Uyu Yesu Bibiliya iratubwira ngo inama yahoraga iba mu ijuru buri munsi. Iyo nama igahora iterana ivuga ngo ninde muntu wajya gucungura umuntu, ninde muntu uri mu isi, ninde muntu uri mu ijuru wajya gucungura umuntu. Ngo inama iraterana igahora iterana ikabura igisubizo. Uwemeye kuza gucungura umuntu bakamuha filime y'ibyo azanyuramo, bagahita bavuga ati twe ntabwo twajyayo. Uyu mwana w'Imana rero Yesu Kristo we yaravuze ati njyewe nemera kujyayo, iyi mibabaro ndayemera, ubwo buzima bw'uburibwe ndabwemera bw'ibigeragezo, ndemera gupfa kandi nkemera kubabazwa, nkemera gutotezwa, nkemera kwangwa, nkemera kwamburwa icyubahiro, ibyo njyewe ndabyemera. Ngo inama imaze guterana, ngo uwo mwanya Yesu bahita bategura misiyo y'uburyo ki agomba kugera mu isi. Ni ukuvuga ngo mu bumana Imana ariko no kumwohereza akaza ari umuntu ukuze ugenda, kuko n'ubundi Bibiliya iratubwira ngo mbere na mbere hariho ijambo kandi ijambo ahoranye n'Imana. Uyu jambo ninde waje guhinduka umuntu akabana natwe? Ni Yesu Kristo. Noneho dusomye ijambo ry'Imana nko mu itangira avuga ngo isi itararemwa, mbese n'ijuru ritarabumbwa, ibirere bitarabaho n'ibiki byose, ngo hahoragaho umucyo. Uyu mucyo ni Kristo. Ngo yahoraga agendagenda mu ngobyi ya Edeni, agahora agendagenda muri ubwo busitani. Noneho ni ukuvuga ngo ari mu bantu babaye impande za se. Turashimira Yesu ko yavuye mu ijoro akaza kudupfira ku musaraba igorogota. Rero imibabaro yose yari yemeye kuyinyuramo, yari yemeye gutotezwa, yari yemeye gukoreshwa imirimo y'agahato, yari yemeye gusuzugurwa, yari yemeye gutukwa, yari yemeye no kubura harara, yari afite harara. Ndagira ngo abantu ngo Yesu yaje mu isi adafite arambika umusaya we, yaje abura naho yacumbika, abura icumbi, arangije ngo aravuka. Rero inama imaze gupangwa, bemeza ko mu buryo agomba kugera mu isi agomba kuza aciye mu nda y'umubyeyi witwa Mariya. Uyu Mariya biratubwira ngo yari umukobwa w'isugi utarasambanaho n'umunsi n'umwe, yari atarabonana n'umugabo n'umunsi n'umwe. Uko yavutse niko yari akimeze. Aba Bayisiraheli ba kera ngo bari bafite kwirinda, bari bafite ukuntu bihaye Imana, bigatuma batisayisha mu byaha. Ni ukuvuga ngo umukobwa w'iki gihe naho umubwiye ati se ntabwo urakoraho ibi, ashobora kukubwira ati iwacu se bararoga. Umuntu utarabikora n'iwabo baroga. Kubera iki? Uvuze uko ni iki? Ntabwo aramenya Kristo, nta nubwo amufite muri we, kuko kugira Kristo ni kimwe no kumuvuga ni ikindi. Tuvuga Yesu ku rurimi ariko ntituvuga ibiri ku ndiba y'umutima. Imana itugirire neza. Rero ngo Yesu amaze kuvuka, yamaze kuvukira hano kwa Mariya na Yosefu. Ngira ngo Mariya yari guteretana na Yosefu. Yosefu yahise abivamo, abenga mu ibanga rikomeye, kuko yamaze kumenya ko Mariya atwite kandi batarabonana. Ahita abenga. Amaze kubenga ngo Yosefu yasuwe n'Imana. Yosefu Imana amubwira ati mve Yosefu, iriya nda humura ni iy'Umwuka Wera, ntabwo ari undi mugabo bahuye rwose, ni iy'Umwuka Wera. Haleluya! Turashimira Imana ko ijya ikora imirimo n'ibitangaza, igakora ibirenze ibyo abantu batekereza n'ibyo bibwira. Uyu rero Yesu amaze kuvuka, yavutse nk'uko natwe tuvuka. Yamaze amezi 9 mu nda ya nyina Mariya amugendana. Ngo igihe cyo kuvuka kwe, ngo uyu mwana yari yarahanuwe n'abahanuzi batandukanye, yari yarahanuwe na Yesaya mwene Amosi, yari yaravuze ngo mbonye hagiye kuvuka. Aya makuru murayazi. Niyo ngo yavutse mu gihe cyiza cyane, avuka mu gihe cy'ibyishimo. Nibutse abantu ko hari umugabo witwaga Simiyoni, yari umusaza, yari yarahanuriwe ko atazava mu isi adaturiye ku Mukiza. Uko byagenda kose, kandi Simiyoni biratubwira ngo mu gihe cye hapfuye abasaza benshi, hapfuye abantu benshi, warasigara kubera ijambo Imana yari yaramuvuzeho. Uyu mwanya rero turi kuvuga ku ijambo ry'ubwami bw'Imana. Rero haciye igihe uyu mwana arakura, agira imyaka 12. Bambaye ngo agize imyaka 8 bamujyana kumusengesha. Sinzi uko nabyita.
bamwe bajya kumukebije niba ari kumusengera, ntabwo njya mbikurikirana cyane, ariko ngo agize amezi 8 iminsi 8 baragiye bajya kumusengeshereza, nyuma agize imyaka 12 bamusubiza mu rusengero ajya gusenga, noneho ngo bamugejejeho bajya kumusengeshereza, ngira ngo ni umunsi wabaye w'ibyishimo, ariko habaye ikintu gikomeye ngo ababyeyi bamwibagirwa mu rusengero. Ibi nabyo ni ikindi cyigisho gikomeye. Papa na mama bakureka, bakwibagirwa, inshuti zakwibagirwa, ariko Yesu akagumya, cyangwa se Imana ikagumya ikakuzirikana. Imana ihabwe icyubahiro. Rero uyu mwanya ku magambo tugiye kuganiraho, yarakuze agaburira abantu, abashonji, abambaye ubusa, ababuze aho kuba, abo bose yarabarengeye, abadafite shinge na rugero yabagiriye neza, abatari bafite aho kuba bahaho kuba, abatari bafite ubuzima bwiza inzara yari yishe, ibyo barya barahaga, abari bambaye ubusa amaze kubambika, amaze gukiza impumyi n'abari bapfuye amaze kubazura. Igihe cye cyo kuva mu isi kigeze, igihe cye cyari kigeze cyo kuva mu isi ngo arangize misiyo ye, arangize urugamba rwe. Arangije rero niho aya magambo yayavuze, yayaturuye arabivuga, cyangwa se dusomye kuri 15:14 ibice 12 umurongo wa 15 avuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nuvuga ngo nimunkunda, njye mukankunda, njye umwana w'Imana, muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe, kandi azaba muri mwe. Niyo ngo uyu ni umwuka, ni amagambo Yesu yavuze y'Umwuka Wera agiye kudusigira. Noneho twasomye ku murongo wa 8 avuga ngo simbasiga nk'imfubyi. Niyo ngo abantu yaramaze kubabwira ko agiye kugenda barababara, baravuga ati ko yatugaburiraga imigati, ko yatuzuriraga abana, ko yadukoreraga ibitangaza, none kuki agiye? Iyi mirimo myiza yakoraga izakorwa nande? Arangije ngo aterura amagambo aravuga ati ni ukuri nanjye nimunkunda mukagumya mukankunda, nanjye nzabwira Data abakunde, kandi ntago ari ibyo byonyine, ngo ahubwo ngo nzamubwira aboherereze n'umufasha, ngo ariwe Mwuka Wera. Haleluya! Ntibishoboka ko ab'isi bamubona, ariko mwebwe uwo Mwuka Wera muzamubona. Ndashimira Yesu waduhaye Mwuka Wera, ndashimira Yesu waduhaye Mwuka Wera utuyobora. Ndagira mbwira abantu ngo udafite Umwuka Wera ayoborwa na kamere mubiri. Uyu Mwuka Wera umuntu wamaze kumugeraho ntabwo aba ari ikigenge, ntabwo aba agikora n'ibyo we yikoresha, ahubwo akora iby'Imana imukoresha. Ni ukuvuga ngo Yesu avuze simbasize nk'imfubyi, ntabwo mbasize nk'intama zidafite umwungeri, ntabwo mbasize ku gasozi, no, mbasigiye Umwuka Wera. Mbwiye Data ngo abambere Umwuka Wera azabane namwe, azabayobore. Ntabwo mbasize nk'imfubyi, kandi uyu mwuka mbahaye ntabwo ab'isi bazawumenya. Niyo mpamvu mubona ibintu byacanze abantu muri iki gihe, nuko nta Mwuka Wera bafite. Nyine ni ab'isi nyine, ntabwo Umwuka Wera ajya ku b'isi, ajya ku bantu bamaze kumenya Imana, bamaze kwisobanukirwa. Niba waramaze kumenya Yesu ukari umwami n'umukiza, ukamwakira mu bugingo bwawe, Umwuka Wera nawe ari hafi yawe. Ese ubundi Umwuka Wera ni igiki? Abantu bazi ko Umwuka Wera ari ukuhanura, ari ukwerekwa, ari ukuvuga indimi, ari ukwirukana abadayimoni bagahunga. No, burya Umwuka Wera ari mu buryo butandukanye. Umuntu wese ufite Imana, ufite umwana wayo, afite Umwuka Wera. Buri gihe wumvishe umutima ukubwiye ngo byuka usenge, ntabwo ari wowe, ni Umwuka Wera uri muri wowe. Igihe uri kugenda mu muhanda ukumva uri guhatwa no kuvuga ijambo cyangwa no gusoma, ntabwo ari wowe, ni Umwuka Wera uri muri wowe. Uyu Mwuka Wera rero ngo hari abantu Bibiliya itubwira bamwihakanye Yesu kuko bari bataramuhabwa.
iyo utaruzura umwuka wera ntabwo ushobora gutinyuka guhagarara aho abantu baruvuga imbaraga z'Imana. Iyo utaruzura umwuka wera ntabwo ushobora kubwira abantu Imana, kuko nawe uvuga ati nanjye ntabyo mfite byo kuvuga. Umwuka wera wamaze kuwuhabwa ntajya abura icyo avuga, kabone n'iyo wamutungura asinziriye yavuga ijambo, kandi iryo jambo avuze amavuta y'Imana akamanuka. Abantu rero bataruzura umwuka wera baragorana, ni nko gutwara imodoka ishaje, ni nko gusunika ingorofani. Kugenda n'umuntu utuzuye umwuka wera aragutagangaza, arakuvuna, kuko ibyo uvuga biba bihabanye n'ibye, nta hantu namwe muba muhuriye. Ariko Yesu yadusigiye umwuka wera. Ntabwo uyu mwuka wera usiga, yavuze ngo usigiye abantu bameze uku, yavuze ngo usigiye abakoze ibi, yavuze ngo usigiye abageze kuri ibi. Yawusize kubera abo umufasha ku buzima bwacu. Rero ngo aya ni amagambo yavuze agiye kugenda ati mwe kugira ubwoba, mwe guhangayika ngo muzabaho mute. No, mbasigiye umwuka wera, uyu ni umufasha, ntabwo azabura kubana namwe, ngo ariko ab'isi bo ntabwo bazamubona, mwe muzabona uwo mufasha, ab'isi bo ntabwo bazamubona. Haleluya. Ku murongo waho wa 19 ngo hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona. Hasigaye umwanya muto cyane, uri kubarirwa ku ntoki, ngo ab'isi ntibabe bakibona Yesu, ab'isi ntibabe bacyumva no kubona umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ariko mwebweho muzabonana, ariko mwebweho muzambona. Nuvuga ngo mwebwe ab'isi ntibazambona, ariko mwe muzambona. Numara guhabwa Yesu muri wowe ukamwakira, hari umwuka wera uzaza muri wowe. Uyu mwuka wera azakuyobora, azakubera umufasha. Noneho Bibiliya iratubwiye ngo udafite umwuka wera ntabwo azabona umwana w'Imana, nta nubwo azabona Yesu. Ariko abantu bamwemeye bakamwemera nk'inshuti ze, aba Yesu yabateguriye icyo bita kujya bamubona. Uko bamukeneye baramubona. Turashimira Yesu ko ajya twiyereka. Ni ukuri ko Imana Yesu ajya yiyereka abantu be, ajya yiyerekana ukabona arakwiyeretse, kandi ab'isi nubwo batamubona twebweho tuzamubona, kuko turi inshuti ze. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana itugirire neza. Ngo kuko ndiho namwe muzabaho. Ni ukuvuga ngo abantu bamenye Yesu, abantu bamufite bamubona, kuko Yesu ariho natwe turiho kubera ijambo ry'Imana. Ntabwo turiho kubera imiryango ikomeye tuvuka, ntabwo turiho kubera ko tuvuka mu miryango yoroheje. Uri we wese uriho kubw'icyo Imana yateguye, cyangwa se kubw'icyo Imana yashatse ku buzima bwawe. Icyo nicyo gitumye ubaho. Ab'isi ubwo bazaba batakibona Yesu, twebwe tuzamubona, kandi tuzabaho kuko nawe ariho. Kubw'imbaraga z'umwana w'Imana tuzabaho no mu rupfu. Haleluya. Kubw'imbaraga z'umwana w'Imana tuzabaho no mu rupfu. Ngo turi kumwe, ndi kumwe nawe. Ntabwo Yesu ari kure, ari kumwe natwe, atuye muri twe, agendera muri twe, avugira muri twe. Yesu ari kumwe nawe. 21 haravuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe nkunda. Niba uvuga ko ukunda Imana ugikora ibibi abantu bose babizi, ntabwo ukunda Imana. Niba amategeko y'Imana ni 12, ariko buri tegeko rikubiyemo ibintu nka 50, buri tegeko rikubiyemo ibintu nka 30, buri tegeko rikubiyemo ibintu nk'ijana, ariko amategeko y'ingenzi ni 12. Haleluya. Rero ngo umuntu witondera amategeko yanjye, uwo niwe nkunda, uwo niwe nanjye nkunda, uwo niwe nzirikana. Habe mu byago, habe mu bibazo, habe mu bigeragezo, habe mu makuba, uwo ndamuzirikana. Uwo muntu witondera amategeko yanjye. Haleluya. Ngo umuntu witondera amategeko yanjye ndanamukunda. Usibye n'ibyo, njyewe uwo muntu ndanamukunda. Uyu ni Yesu wabivuze,
kandi unkunda azakundwa na data, nanjye nzakunda kumwiyereka. Turashimira Imana, nukunda Yesu na data azagukunda, Imana nayo izagukunda, noneho na Yesu ubwo azajya ahora kwiyereka. Haleluya! Yesu azajya kwiyereka. Nukunda umwana wayo ugakunda Imana, Imana nayo izahita igukunda. Yesu noneho ajya ahora aza kugusura, nk'uko yahoraga atembera muri yango bya Edeni, niko azajya ahora atembera mu rugo rwawe, niko azajya ahora atembera mu bana yaguhaye Imana, niko azajya Yesu atembera mu mugisha, mu kazi, mu busibateri, mu kuba uri hehe, ari hose, icyo uri cyo cyose, umuntu umukecuru n'umusaza. Yesu niwitondera amategeko ye ukamukunda, ntajya amategeko wica, ngo nawe azaza ature mu rugo rwawe, ajya kwiyereka uko bwije nuko bukeye. Imana ihabwe icyubahiro. Noneho mwumva ko umurongo wa 22 ngo Yuda atari Sikariyota aramubaza ati, databuja, bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Mbega ikibazo! Bibaye bite, bigenze ute ko ugiye kujya utwiyereka ab'isi ntibakubone? Uyu ni Yuda utari undi wamugambaniye, ngo yavuze ngo none se Yesu bigenze ute? Haleluya! Bigenze ute databuja? Bibaye bite ko ugiye kujya utwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Yesu agiye kujya yiyereka abantu be bamusenga ku manywa na nijoro, ariko ntabwo aziyereka ab'isi, aziyereka ba bandi bamuramya. Yesu agiye kwiyereka bamwe bayihangana ibibagerageza. Yesu agiye kwiyereka ba bandi bitondeye amategeko ye, kuko ab'isi bo ntabwo bazamubona, kuko nyine n'ab'isi banze kumwakira, banze ngo ature muri bo. Ariko igihe kirageze ngo ntibabe bakibona n'aya mahirwe. Uyu ni umunsi wabyaza umusaruro wo kuganaho Yesu, ntugupfire ubusa. Haleluya! Ku murongo waho wa 23 mwumva ukuntu Yesu yamusubije. ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Aya ni amagambo umwana w'Imana yavuze, ngo umuntu nitondera amagambo yanjye, haleluya, akitondera amategeko yanjye, agakunda Imana, ngo Imana nanjye ubwanjye tuzaza tugumane nawe. Mu bibazo tuzagumana nawe, mu bikene tuzagumana nawe, kuko yitondera amategeko yanjye. Imana iduhe kugendera ku mategeko y'umwana wawe. Imana iduhe kugendera iduhe gukora ibyo ishaka. Imana iduhe kugendera mu nzira ikeneye ko tugendera. Uzabishobozwa n'iki? Na wa Mwuka Wera Yesu avuze ngo ni umufasha mbasigiye. Udafite uyu Mwuka Wera biragoye gukizwa, biragoye guhinduka, biragoye kumara amasa, biragoye guhamya udafite Umwuka Wera. Umwuka Wera rero ni iki? Ni imbaraga. Uyu Mwuka Wera ni imbaraga. Uyu Mwuka Wera aduha gushira amanga. Uyu Mwuka Wera aduha gutinyuka. Uyu Mwuka Wera ntadakura umuntu. Uyu Mwuka Wera adukura ivata mu kanwa, maze tukavuga ko Yesu ari umwami. Turi mu muhanda, turyamye, dusinziriye, turi mu rusengero, n'ubu kuzana nuko ari imbaraga z'Umwuka Wera ziba zabikoze. Nambaye umubiri ntabwo nazahanga, naza mvuga ibibi gusa, naza mvuga ibintu biterekeranye, kuko nyine nanjye naba ndi mu bisi, ariko ntabwo turi mu bisi, turi mu bantu b'Imana. Ubundi tugomba kuba muri iyi si nk'abantu batari mu isi, ahubwo nk'abantu bari mu ijuru. Tugomba kuba nk'abantu bageze mu ijuru kandi turi mu isi. Tugomba kuba nk'abantu bagendana n'Imana cyangwa babana n'Imana, kandi mbese Imana bahorana nayo buri munsi, babisikana nayo buri segonda, kandi iri mu bwami bwayo mu gihugu cyo mu ijuru. Ubwo ni bwo buzima dukwiye kubamo nk'abantu b'Imana. Noneho udusoza avuga ngo ariko udakunda, ariko utankunda ntiyitondere amagambo yanjye, kandi iryo jambo
mwumvishe ni iryanjye ahubwo ni irya data, si iryanjye ahubwo ni irya data. Iryo jambo mwumvishe, iri jambo wumvishe uyu munsi si iryanjye sayi, si ni iry'Imana data y'ubwayo. Imana irimo irakubaza ngo umwuka wera yahaye umwana wayo yasize adusezanije uramufite? Uyu mwuka wera urawugendana? Uyu mwuka wera arakuyobora? Ese niba akuyobora ukora ibyo ushaka? Ndabwira ngo tuganire kuri aya magambo dusoza. Ese wibutse gusaba Imana umwuka wera? Bibiliya iravuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo umenye ko usigaye uyoborwa n'umubiri wawe, ariko musaba ati mwuka wera garuka. Uyu mwuka wera rero niwe ujya uduha gukora iby'Imana ishaka. Uyu mwuka wera niwe ujya uduha kumaramaza. Uyu mwuka wera niwe ujya uduha gutinyuka tukavuga Imana. Uyu mwuka wera, hari abantu bameze nk'abasazi kubera umwuka wera, basaze ibisazi byejejwe, ariko nuko muri iyi minsi ibintu byabaye bibi, nta muntu ukimenya umuntu wuzuye umwuka wera n'utawuzuye. Biragoye kubera ko abantu benshi bari no kujya ngo kwiga izi ndimi z'umwuka wera, ariko mu bumenyi tuzi Imana itanga iguha ubwo bumenyi bwo kuzivuga utazize, ushiduka zizanye nyine, ndetse ugashiduka wanazisobanuye, atari uko ari we wenyine ufite iyo mpano, ahubwo ari uko ugira ubuntu n'Imana. Niyo mpamvu bivuga ngo mwaherewe ubuntu umwuka wera, mugomba kujya mubutangira ubundi. Hari igihe abantu benshi bafite ikibazo ngo cy'abantu basaba ibitambo. Abantu basaba ibitambo ngo 500,000, miliyoni, inka, kugira ngo ibyo wakorewe n'ibi bikuveho. Umwuka wera twahawe ntabwo ari uw'ibiguzi. Bibiliya itubwira ngo hari n'abahanuzi b'ibiguzi. Hari umuhanuzi witwaga Baramu yari umuhanuzi w'ibiguzi. Iyo utazanaga gutya kashi ntacyo mwavuganaga, kandi yazaga akakubwira ibintu rwose. We impano yari iyo kuvuma, kaza akakuvuma. Kandi nibutse ahantu ko uyu Baramu yari ari mu mwuka w'Imana. Hari abantu batazi ko Baramu yari ari mu mwuka w'Imana, bavuga ngo uriya mwuka ari uwa Satani. No, wari umwuka w'Imana, ndetse yaranamwumviraga cyane, kuko icyo uriya mwuka avuga ati wibavuma, ntabwo yabaga akibavumye, yavuga ati ntabwo mbavumye, Imana irambujije. Turashimira Imana yaduhaye umwuka wera utuyobora. Wiba nka Baramu muri iki gihe, korera Imana. Turashaka gukira mbere y'uko tunyuzwa mu ruganda. Muri ibyo bivuze ngo tunyuzwa mu ruganda, tugatotezwa, tukageragezwa. Ibigeragezo tunyuramo twisa nabyo, ahubwo tumera nk'ababisohotsemo kandi tubirimo. Sinzi niba mubyumvishe. Wimera nk'umuntu wasohotse mu bigeragezo kandi ukibirimo, bikikugaragaraho. Komeza uhamye Imana yawe, ukomeze ugendane n'Imana yawe, niyo izakora imirimo y'ubwayo, izirukana Satani, hanyuma itegeka isi yose, maze ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Turashoje. Yesu ko asize umwuka wera, kare uzajya utuyobora. Uwo mwuka wera wakugezeho, ubu ni ukuyobora. Ese ntari igihe ushobora kuba ukigendera kuri wa mwuka wera wa kera, ubu ngubu waragiye ukaba ukigendera muri ya mahame ya kera, ngo uracyafite warimutse. Niyo mpamvu muri ibyo yavuze ngo itegereze neza uburyo uhetse agakiza, uburyo utwaye agakiza utabuhetse ngo umwana yaraheze kera. Umwana aracyari mu mugongo. Umwana ari wo mwuka wera, uko Yesu yamudusigiye, aracyakuyobora. Uracyatinya icyaha, uracyarwanya Satani. Ese iyo ucumuye ugira umutima ugucira urubanza? Reka mbabwire, umuntu wo kurimbuka n'umunyabugingo, burya iyo uzarimbuka, reka mbabwire n'akantu. Umuntu wo kurimbuka iyo akoze icyaha ntabwo akihana, nta nubwo kimuciraho urubanza, yumva afite amahoro. Ariko umunyabugingo ufite umwuka wera aracumura, yabeshya umuntu byonyine no kuri telefone amubwiye ngo ndahangaha, uwo muntu agahita ataranamuka agatuvuga ati so umbabarire nari nkubeshye, ndi mu Giporoso, ntabwo ndi Rwamagana. Kuko umwuka wese avuga ati urabikoze. Umwuka wera ajya aduha kumaramaza. Umwuka wera uzi ko ushobora kwiba umuntu, umwuka akakubwira ati musubize, none uriba nta kibazo,
uratukana nta kibazo, nta mutima ugucira urubanza, uraroga nta kibazo, kandi ibi byose ukabikorana n'umurimo w'Imana. Ongera usabe Umwuka Wera agaruka kuyobora. Nakuyobora ntabwo uzongera kuyobora, uzayoborwa nawe, uzagendana nawe, azagukoresha iby'ubutwari, iby'imiryango itagukoresha, ibyo isi yose itagukoresha, Imana izabigukoresha. Wishaka gukira mbere y'uko uca mu butayu. Ni ngombwa kubanza kunyura mu butayu. Njya nkunda kubabwira ngo inzira ijya mu ijuru ni uguca mu bikombe byitwa baka. Wagirirwa umugisha Imana ikabihindura amasoko. Imana ibahumurije. Saba Umwuka Wera agaruke ku buzima bwawe, kuko ni umufasha. Igihe kirageze ngo Yesu ntiyongere kwiyereka abantu batamufite. Abacecekane abajyane sida, abacecekane kuko badafite Umwuka Wera. Kuko se avuze ngo igihe kirageze ngo sinongere kwiyereka ab'isi. Ab'isi bambonaga mvuga mu maradiyo, ubu igihe kigiye kugera izi cano zose bazifunga, amaradiyo nayo ahagarara avuga ubutumwa bwiza. Izi Bibiliya itubwira ngo nazo igihe kizagera nazo bazitwara, ngo abantu bajye bava ku gasozi kamwe bajya ku kandi, bajya guhiga ijambo ry'Imana ntibaribone. Senga Imana yawe, ubane n'Imana, usaba Umwuka Wera ukuyobora muri iki gihe cyane. Turi mu minsi ya nyuma, murabizi ikizira cyageze ahera. Murabizi abantu basigaye bakorera ibizira hafi aho kuri tele, ku mugaragaro abantu bose bareba. Ntabwo tuje guca imanza kuko natwe ubwacu turi abacamanza, ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo saba Umwuka Wera. Ni umufasha Yesu yaduhaye, yaragiye adusigira Umwuka Wera. Uramufite? Ko cyagiye wari umufite ubu aracyahari? Njye ndi kwibaza ko wari ufite ibihimbano by'umwuka mbere, ko waririmbaga utetse, mbere ko waririmbaga ibyo uri gukora byose, ubu uracyaririmba? Imana ibahe umugisha. Mugarukire Imana, aho mwaguye muhibuke, mugaruke, hanyuma data nawe azagaruka. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. Naho ku Mana ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Abantu bawe ndabasenya ngo bagirire neza. Umwuka Wera yaragiye, bongere ubagarukeho, hanyuma bavuye mu byizerwa babigarukemo, kandi nizeye ko ubikoze none n'iteka ryose. Amen. Mwakoze kubana nanjye hano ku Umuhuza YASIPI TV. Amahoro y'Imana no gufashwa n'ubuntu bw'Imana bibane